aya rwose ubundi kera imyaka twarayibaraga tukagira aho tugera tukabara dusubira inyuma nk'uko byahoze n'ubundi ngo kera basubiraga inyuma bigeze bongera bagenda bajya imbere ubu bizagera aho bongere babihindure bongere babare bagaruka basubira inyuma byakabaye no ku bajene n'abantu muri rusange umuntu akajya agira imyaka 30 bagahita bongera gutangira babara basubira inyuma kuko n'ubundi umusaza umuntu yashaje ntaho abataniye n'umwana mutoya umusaza w'imyaka 70 na 80 serivisi akorerwa ni nk'iz'umupeti n'ubundi w'imyaka 3 cyangwa 4 umuntu akajya agera mu myaka 80 afite imyaka 3 4 5 gutya atarenze aho ngaho kuko n'ubundi umusaza bamukarabye utuzi dushyushye icyo ni kimwe nimbeshya mu nyomoze bamukarabye utuzi dushyushye bamwoza rimwe na rimwe byabaye ngombwa yewe tunavugishije ukuri n'igihe kigera bakamunombera nka kumwe umwana w'umwaka umwe n'ubundi bamunombera ibiryo ariko imbogamizi habamo n'imwe ari abasaza bwo bagera muri iriya myaka muri za 60 bakimerera nk'abafite 18 ugasanga umusaza ku myaka ya 65 nibwo ari kumva kujya muri karaba aribyo bigezweho gafata icyana umusaza wa 70 agafata nka cyashadimba kakibwira ati gira shanzungurisa abishegeje kubona umusaza ugarana ndimbati ariko kana ka 10 ariko muranabizi ni nabwo bari kubikunda nibwo bari gukunda utwana duto nibwo bari gukunda nibo bari mu maroji nibo bari hehe hose ubu aba basheri bacu twifitiye 80% batunzwe n'abasaza abajene nta kintu tubamariye tujye twemera mwabajene nta kintu tumariye bashiki bacu ntacyo oya pe kana ka 10 ariko se aba basista nubwo nta kintu tubafasha turi ba bro babo n'abasheri babo twiyita ngo turi abasheri babo ariko nabo bajya useko 18 60 abasa niba mushaje mushaje pe saza ushaje we kwanduranye yusiko ko turi gusangira turi guhurira ku ewega wakabiri sogokuru wanjye turi guhurira ku mubebe imagine icyo kintu nawe irashekeje nubwo binababaje ariko rwose simbizi wenda ese nk'umusaza watangiye gukuka amenyo my sister my girlfriend iyo muri gusomana ibintu nimushaka mureke tubigabanye rwose ibi bintu tubigabanye bimaze kuba akajagari pe abasaza mushaka uducecuru tugenzi twanyu murebe ukuntu mubinoza namwe muturekera abasista bagenzi bacu n'ukuri pe WhatsApp yaziye ibintu byabaye byaroroshye ibintu byose ubuzima bwaroroshye communication yaroroshye ariko nanone hazama kandi kantu kitwa gupostinga ari umujene arambye ati buriya njye sheri wanjye muzi neza gutya iyo hashize iminsi hashize nk'icyumweru atari gupostinga nta foto nshyashya mbonaho ari gusubiramo ya postinze mu gihe cyashize ari gusubira tumaze ukwezi n'utumaze umwaka ibyo gihe mbabizi neza ko nta mwenda mushyashya aheruka kugura ubwo rero nkanjye bibaye ari nk'uko sharaga bwije ukuri yashyira nk'amezi 4 nta postinze ariko umujene hari ukuntu mfata nk'agapira nkagahinduriza nkahita nipostingira iyo imbere hasa umukara inyuma hasa umweru tayari mba narangije aferi mba nayirangije ikintu cyo gupostinga mva numva nyine gifite ukuntu kibangamyemo ukuntu nanone kubera ko hari ukuntu umujene tuba twariganye tuzi ko ari umuntu uzabarenze atuvuga ibintu by'ukuntu nyine iwabo bameze famiye n'ibiki byose ariko izi saha nje mba nanabibagiwe cyakabona nkabona yipostingiye agafoto ari kwikorera ikiyede wenda bamwambuye akavuga ati manu dufashe bosi wacu aronke ubwo nukuyobyibura ariko kugira ngo umubosi waboneka abakozi bamwitayeho wenda agira ukuntu yabahemba cyangwa se agira ukuntu ashyiramo agapromosiyo kandi shana ahita arivuga ukuntu uwo mujene yabaga urwa danje kuri fizike ariwe wa mbere uyumva ndi kuvuga nti hano mw'iki kigo hazavamo umuntu utwara indege abasuhuje nanjye nakazingira mu bihe by'ubwana nibuka nkumva nanarira ubu ibintu by'inzozi byo tujye tubivugaho tubiveho nje nibaza ukuntu uyu munsi byatumye ntekereza cyane
narose ndi kurya makaroni nizihiwe pe nodoze shout nodoze tumwe tw'imigozi arenda byose udukuteri twagera aranye mwijosi ndadushaka ndatubu ikintu mbonye ni udutwe twatwe na ibaze ukuntu warotagura uri kurya inyama ngacya mu gitondo ugasanga nk'urwara warurumye cyo igitoki wagikasemo kabiri. Oya we niba Bushari bamubwiye ave kuri stage akanga kuvaho ntimukamurenganye mitsotso kavuga ngo va kuri stage avaho uzi kuki atarangije ibyo yateguye washaka ukazimya n'amatara. Abafana ba Mitsotso se n'ubundi ko bikundira ijwi gusa niyo yaba ari mu mwijima tutari kumubona twabyumva tugaseka, ariko si icyo kinzanye buriya Bushari kumurenganya kuriya nitwe tuba tumurenganya. Uriya mujene ushobora gusanga ari nk'ikizukuru cya Yona. Ubu se Yona ko Imana yamuhaye ubutumwa akanga kujya kubutanga, uzi ngo abantu nk'abarani bahozeho, kandi urabizi ingeso akenshi tuzikuraho dukomoka. Rero Yona kumubwira ngo jya gutanga ubutumwa ahantu runaka akakubwira akavuga ngo ntago njyayo ndabyanze ntago yabara kwibyarira cya Bushari cyangwa Mitsotso. Shawe mwagiye mureka kutubeshya ko abahanzi bakora indirimbo z'urukundo nibo bantu bampangayikishije ubu ngubu kurusha abandi babayeho mbere. King James nigeze kwiyumvira akaririmbo yakoze avuga ko ngo yapfiriye umuntu, numva ko kantu nakadanje nanjye mbwira mu Bible dishabirasha kiri naragupfiriye wallahi nushaka kubyumva. Nubwo ndi guseka byarambabaje mfite ihungabana. Ntabwo nakundana n'umuzimu, nta n'ikintu nakundana nawe. Komereka bro. Nese uritoyira umujene kugera ubu umukobwa ngo naragusariye, ubwo umukobwa w'igicucu ninde uzakundana n'umusazi? Ariko nibyo kandi sha nta barora umuto b'abahanzi nkabona ibyo musari kubibabwira bakamwenyura mu ndirimbo nkagira ngo bose ni kimwe. Hano hanze ari amashitani y'abakobwa sha, ari abakobwa bumvisha ukuri. Ubwira ibintu kumva neza ibyo umubwiye, niba ubwiye naragupfiriye nyine waramupfiriye ngo napfa ku bwawe. Ewe shawe ibintu by'isuku ko mbizwihora maze ndi icyamamarira n'umuntu utanzi muri karitsiye wirirwaga banyirahira kuko abantu bose barabizi njye bundi nogaga umunsi. N'abakobwa murabizi hari abakobwa batabishobora, hari abakobwa boga rimwe ku munsi tubwizanye ukuri, ariko kubona umujene woga gatatu ku munsi nkanjye ni gake, biri hake ibyo bintu. Nanjye ako kantu nshaka nakiyemera rwose nkajya nkiyemera no mu nama nkavuga ningi icyamamare noga gatatu ku munsi. Ko birazwi mu gitondo mba ngomba gukaraba mu maso, sibyo? Saa sita ngakaraba intoki ngiye kurya, nimugoroba nkoga amaguru nkajya kuryama. Simbasha kano kumwanda. Ubu nkawe nje nkagutungura nkakubaza ni niyehe bakundaga kukwereka ngo dore hano amazi ntiyahageze. Ako kantu waba uri wese bro, ni waba uri Bruce Melody, ni waba uri The Ben na Pamela harari kubyumva ubwo yavuze ati ngiye kuvugisha ukuri hano, ati dore ahantu ndahakoraga njyewe hano bahitaga bahakora bakambwira ngo subira mu mazi, hano ntago amazi yahageze. Nje bansubizagayo rwose, nanjye nkiyicarira muri dushe cyangwa se inyuma y'igikoni. Ku bantu bo mu cyaro murabizi kogera inyuma y'igikoni, nicara nkajya mfata amazi nyaterera hejuru amanuka yikubita hasi, nyafata nyaterera hejuru amanuka yikubita hasi bakabyumva. Nanjye ngafata isume nkayitosa nkihanagura nkigira kwiryama. Akantu k'ubusumbane siko, akantu k'ubusumbane Imana yazanye siko, nayo hari ibintu yagombaga kuzakosora. Ubu abajene tungana asohoka muri banke yinjira mu modoka akomeza ku kazi. Ariko nanjye ntago noroshye bro. Icyamamare nsohoka kuri WhatsApp ninjira kuri Facebook ngo ndebe ko amasaha yakicuma, ntabwo bidahagije nkakomereza kuri Instagram. Ubuzima buratuvuna, ntabwo ibi bintu tuzabishobora.
ntago tuzamenya niyo biva niyo bijya mu gihe isi kimeze gutya, kandi ukareba ugasanga sha imbaraga dutakaza izingana.